Ndabashimiye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahereze umugisha. Ndavuga Yesu wabambwe. Duherutse kuganira amagambo avuga ko Uwiteka aje gusohoza imigambi ye kuri wowe. Kuko nawe ibyo mwavuganye wabikoze, nawe aje gusohoza ibyo yavuze kuri wowe. Uyu mwanya dufite ijambo rivuga ngo Uwiteka ni ufite amaboko yo kurwana. Uwiteka ni ufite amaboko yo kurwana. Ndagushimye Kristo wera kufite amaboko yo kurwana, ushoboye kurwana. Kristo wera, aya magambo aho buri wese ari uyumva ashishikarizwe no guhaguruka kugira ngo urwane. Mbyambaje nizeye izina ryawe Yesu, urakoze, amen. Turasoma ijambo ry'Imana, Zaburi ya 24 umurongo wa 7 n'uw'8. Zaburi ya 24 umurongo wa 7 n'uw'8 haravuze ngo, mwamarembo mwe nimwunamuke, mwamarembo y'iteka mwe nimweguke, kugira ngo umwami w'icyubahiro abyukuruke. Mwamarembo mwe nimweguke, mwamarembo mwe nimwunamuke, mwamarembo mwe nimuhaguruke, kugira ngo umwami w'icyubahiro abyukuruke. 8 hakavuga ngo, uwo mwami w'icyubahiro ninde? Uwiteka ufite imbaraga n'amaboko. N'Uwiteka ufite amaboko yo kurwana. Turi ku jambo rivuga ngo Uwiteka afite amaboko yo kurwana. Umaze iminsi urwana, kandi koko wararwanye, kandi warwanye intambara nziza. Ariko ushobora kuba utarabona aho Uwiteka arwana. Kuba mwiri torero, kuba mwiri dini, kuba mu kiliziya, ukagenda utabonye aho Uwiteka arwanye. Urabihirwa we. Icyambu uyu mwanya wa none, ukaba uri ku rutonde rw'abo Uwiteka agiye kwereka amaboko ye. Ijambo riravuze ngo umwami w'icyubahiro ni Uwiteka ufite amaboko yo kurwana. Umuntu bamurwanaho bikemera, umuntu imiryango imurwanaho bikemera. Hari abaganga bakurwanyeho, hari inshuti zakurwanyeho. Finale nkuzaniye nuko hejuru y'abakurwaniriye hagiye kurwana amaboko y'Imana. Za mbaraga zose zakurwanyaga zigiye guhura n'amaboko y'Imana. Bya bitero byose byaguteraga ntibigihuye nawe, bigiye guhura n'amaboko y'Imana. Ijambo riravuze ngo uwo mwami w'icyubahiro ni ufite amaboko yo kurwana. Ndetse ubu ngiye kugusengera ntatinze, kugira ngo hejuru y'amaboko yakurwaniriye harwana amaboko y'Imana. Hejuru y'imbaraga zakurwaniriraga harwana amaboko y'Imana. Hejuru y'inshuti zakurwanagaho harwana amaboko y'Imana. Umwami yararwanye, ariko arongeye yavuganye nawe ngo, drose faki ya jone Maria body, hari ibyitambitse umugambi we kuri wowe, none agiye kurwana. Ibitarahavuye neza birahava nabi. Umva icyo nkubwiye ndisubiremo. Ibyo warwanye nabyo ntibihave neza, birahava nabi. Uwo mwami w'icyubahiro ninde? Uwo mvuze n'uwarwanye na Farawo, inyanja ikabamira. Uwo ni ukuntumyeho ngo rindira amaboko ye. N'uwafashe Goliyati akamugarika hasi imbere ya Dawidi. Uwakuntumyeho ngo rindira amaboko ye. N'uwafashe Rusi atagira umutware akamushingira umugabo. Uwakuntumyeho ngo rindira amaboko ye aje kurwana. N'uwafashe Vashiti akamukura mu rugo akarutereka mu Eseteri, akuntumyeho ngo rindira amaboko ye aje kurwana. Uvuga bikaba yategeka bigakorwa. Wasanze umurwayi ku irembo amaze 38, akamuhagurutsa akikorera uburiri agataha, akuntumyeho ngo rindira amaboko ye aje kurwana. Uwiteka ni ufite amaboko yo kurwana.
mbeza buri we, mbeza buri 24, mbeza buri yewe Zaburi 24 we uravuze ngo Uwiteka ni ufite amaboko yo kurwana. Hari aho wirutse arakubwiye ngo azanye amaboko yo kurwana. Hari ibyaguhagurukiye, Uwiteka Elezari azanye amaboko yo kurwana. Haje amaboko ye, hejuru y'amaboko yawe haje amaboko y'Imana, hejuru y'inshuti zawe haje amaboko y'Imana, hejuru y'abagufanaga haje amaboko y'Imana, hejuru y'abo wabyaye haje amaboko y'Imana, hejuru y'ababyeyi. Ndikumo nguganiriza ngo umwuka araturitse, araseka, arahaguruka, arakubwira ngo mwa marembo mwe nimuhaguruke kuko Uwiteka arabyukurutse. Abyukurutse he? Aho yararyamye bagusebya. Abyukurutse he? Aho yararyamye bakuvugana. Abyukurutse he? Aho yararurwaye. Abyukurutse he? Aho yararubikene bukurebeje. Abyukurutse he? Aho yarari uri gishungero arabyukurutse kugira ngo akugirire neza. Yarabyukurutse Dawidi aba umwami kandi avuye mu ishyamba. Yarabyukurutse Yosefu wa kabiri ku mwami kandi ari umunyagano. Yarabyukurutse Rusi abona umugabo. Yarabyukurutse Yosefu we. Yarabyukurutse Esiteri aba umwamikazi. Uyu mwami yarabyukurutse, Abayuda baratsinda. Yarabyukurutse Farawo aramwara. Yarabyukurutse akubita Herode. Yosefu na Mariya barataha. Ukuntumyeho ni umwami w'icyubahiro w'iyi Zaburi ya 24:8 uvuze ngo Uwiteka ni ufite amaboko yo kurwana. Shira ku rutonde byakugwanyije, shira ku rutonde byaguhagurukiye, shira ku rutonde byakwibasiye, shira ku rutonde byakuvuze nabi, shira ku rutonde byaguhagurukiye, shira ku rutonde bigutongera, shira ku rutonde bituma udasinzira. Amaboko y'Uwiteka aje kurwana. Data wa twese uri mu ijuru, untumyeho dekirama ubwira na bene data ngo hari amaboko aje kurwana, kandi ayo maboko si ayo ku isi, nayo mu ijuru. Ndakwinginze ngo ayo maboko arwanirire mwene data wese unyumva, azabona ikivuye mu ntambara warwanye. Njyambaje nizeye izina ryawe Yesu Kristo, urakoze. Amen. Nifatanyije namwe guhaguruka no kweguka kugira ngo turebe kurwana kw'Imana. Nifatanyije namwe guhaguruka kugira ngo turebe gukora kw'Imana. Nifatanyije namwe guhaguruka ngo turebe intambara Imana irwanye. Mu rugo rwawe irwane, mu kazi kawe irwane, mu biro byawe irwane, mu mubiri wawe irwane. Ikintu cyose kishiriye hejuru kukubabaza gihure n'aya maboko. Hanyuma nimero zanjye ni 0786668932 cyangwa se ugashyiraho kode yo mu gihugu cyawe, maze tukaganira, tugatelefonana, tukavuga uburyo amaboko y'Imana arwana. Wibuke gukoranaho hepfo kandi kugira ngo iyi channel yamamare itere imbere, maze ivuga butumwa dukora uraba uri motiva urikoreyeho iby'igiciro cyinshi. Imana iguhereza umugisha. Shalom, shalom, shalom.